Hey guys, my name is Yamenyekanye. Of course, easy stories trend. Ziba zigenda ziba cyangwa se zagiye zitrendinga cyane. So nkuko mubizi last night byari ibitaramo bibiri karundura. Hari igitaramo cyari cyateguwe na Zari Hassan cyangwa se Zal the Boss Lady, kandi nanone hakaba ikindi gitaramo cyari cyateguwe na KBB. Ubu rero nje hano kugira ngo noneho mwereke comparison cyangwa se noneho byari bimeze gute. Ese ni cyo gitaramo cyaje kuba kimira ikindi, se ni cyo gitaramo kitabiriwe cyane, se ni cyo gitaramo cyari kiryoshye cyane, ni cyo gitaramo ubona ko cyari giteguye cyane. Izi rero ni statistics cyangwa se analysis za zikuntu byari bimeze nyine ku mpande zombi. So uko biraza kugenda rero ndaza guhera ku gitaramo cya K Girl Boss Babes. Ubona ko cyari gitaramo rwose giteguwe, igitaramo kitabiriwe n'abantu benshi ibyamamare byose hano muri uyu murwa cyangwa se muri uyu mujyi wahoze ari wa Rubingisa. Byari bihari bihabaye 5 kuri 5 cyangwa se 5 kwa 5. Hamwe rero dukomeze tugende mwereke ukuntu byari bimeze aba ku ruhande rwa Kigali Boss Babes ndetse no ku ruhande rwa Zal the Boss Ladies ndetse na Kimenyi cyangwa se Muyango. Twagiye Okay, reka Queen Deuce turebe ko yagafashe. Queen Deuce, hello guys. This is David from Nigeria. Very nice. Nicyo bavuga kuri reality TV show muri mu gutegura n'ikintu wabwira abantu baje kubashyigikira kuri uyu mugoroba. Well, good evening everyone. Firstly, I would like to thank you to be with us tonight. But as you know, there are too many events and big parties in town, but you chose to be with us. We can't take this for granted. I will thank you from the bottom of my heart, and on behalf of KBB, we really appreciate your presence here. So thank you so much to support our first edition. Personally, I didn't know that it was going to be this big, as we planned it at the last minute. We only had 1 week, but for your love and for your support, we called you answered and we invited you come. We will thank you. Wow, big round of applause ladies and gentlemen to Queen Deuce ati twabiteguye mu minsi 9. Ntabwo twari tuzi ko kano kanya twabona mungana gutya ni iby'agaciro cyangwa byanatweretse ko twitaho cyangwa se natwe tugomba kuzabya appreciating one day, kubera ko kugira abantu bangana nkamwe gutya hano ni iby'agaciro. Uyu yari Deuce wari wavuze speech rwose wumva ko iryo yamatwi kuyumva yaba ku ruhande rwa Kigali Boss Babes ndetse n'abari bitabiriye all black party. Ku muntu wese wabaga yahitabiriye yari kuba yambaye umukara nta rindi ibara rivanzemo. Iyi show rero y'abakobwa ni show yagaragayemo ibyamamare byinshi kubera ko bimwe mu byamamare hano mu Rwanda muzi byari bihari, abastar, abahanzi n'abandi benshi bari bahabaye baje gushigikira abakobwa. Mwibutsa ko tebo ya menshi muri party cyangwa se muri show yari yateguwe n'aba bakobwa yari miliyoni 5 ya menshi. Aya macyari mu 35 inyuma nyine yongiye mu bigori. So no kuvuga ko aba bakobwa banaje no kuba banagaragaza filime yabo. Ndaza kukubwira yo mu gice cyawe ndibuze gukora kwabyo ifilime mwe kukuntu izaba imeze n'ukuntu izaba iryoshye. Dukomeze turebere hamwe bimwe mu byamamare byari bihari byaje kuba byitabira KBB all black party cyangwa se Kigali Boss Babes. Ku bantu bose bari bambaye imyenda y'umukara hano. Reka tukomeze turebe bimwe mu byamamare byari bihabaye ndetse cyane
byatsapye mu mikara biryoshye cyane. Mu batunguranye harimo Badrama waje kuba azana umuhanzi wahoze ari muri management yiwe ubona undi ni Marina Debora. Abantu bari bazi ko bashwanye nubwo ataki mu managing ariko ubonaga ko bishimiranye bameze neza baryoshye rwose nta mutima mubi. Ubona ko nubwo business byagiye ku ruhande ariko ubushuti bwo bwagumye burahaba. Philipita ni wari MC hano muri kino gitaramo yakomezaga agenda bahata ibibazo ababazana se webad bimeze bite uriyumva gute kuri kumwe na Marina Bad asobanura ibintu byinshi cyane. Marina amazana umukunzi wa mushyirambwa noso turi kumwe ntago we yaba umukunzi ugavuga Badrama. Ubona ko kuri hariya kuri red carpet bajyanaga baco babazwa ibibazo byinshi bonaga ko ari ibintu nyine bigiye biryoheye ijisho kandi ubona ko ari ibintu byateguye kabisa. Ibi bintu byari biteguye sorry mubabarire sinzi ubyutsa mvuga sazo ibi birori ni runa ko byari biteguye 5 kwa 5. Ibi birori byari biryoshye kabisa bonaga ikintu cyose umuteguro akaba bakobwa bashirika babwira abakobwa nubwo babeshye ngo mu minsi 9 ngo nibwo ariko bamanze okay muri speech bavuze yavuze ko atubwiye ariko ibintu ntabwo bitegura mu minsi 9 ngo ibintu byari biteguye neza pe. Umuteguro abantu baca kuri red carpet bakabaza ibibazo byinshi kandi ubona ko bitari gutindira abantu ari ibintu bari gukorwa byihuta biryoshye. Rero Badrama yarahabaye ndetse na Marina bahoze nyine umwe ari manager cyangwa se ari boss muri The Man ubwo ni Badrama ndetse Marina ari urebererwa inyungu na The Man ariko kugeza kuri ngo batakiri kumwe ariko ko batakiri kumwe nyine bitakuyeho ko ibintu bikomeza kugenda cyangwa se umubano wabo ukomeza kubaho nkuko wari usanzwe. Reka manze rebe kuntu noneho bari bameze neza fresh Badrama ndetse na Marina. uri kubona ko noneho umushyitsi Gino Kizgenza uri kubona udutse umugongo na wundi ni Tizo wahoze muri active udutse umugongo ni The Band Tiger B. Ubona ko ari umwe mu bashyitsi bari bategerejwe hariya ndetse n'umutambukanyi wiwe Uwatsinze Pamela ndetse n'icyamamare muziki wa Tanzania. ubona undi ni Dimples ukomeje kuryoherwa na life iryoshye hano mu gihugu cyacu Rwanda hano mu Rwanda. Ewan uri kubona ko noneho uri kubona ngo kuri red carpet waje ariko reka ubwire The Ben na Pamela bari hiti uziko hano bose bari kwakirwa nk'abandi nko muri iyo show wagira ngo nibo bari bateguye show show ya Kigali Boss Babs bari bayifashe bugwate cyangwa se unako nyine yari n'abandi bantu bari bategerejwe nyuma y'aho bari batangaje ko bazitabira iyi show. uri kubona kuri red carpet Alex Muyoboke arahabaye Dimples uri kubona The Ben na Pamela nabo uri kubona. ubona ko nyine iyi show ndimzo concludinga ndigo comparinga niyo kwa Zari hari ikintu kimwe yarushije iyo kwa Zari kube ikintu kimwe cyonyine nazi kukikubwira ndimo ndasoza. urabona ko iyi show yari iryoshye yari imeze neza kabisa iryoheye amaso buri kimwe cyose nyine cyari kiryoshye kuri iyi show ya KBB Black Party. So uri kubona ko nyine aba star boss bari bahari kabisa hano muri show yo kwa KBB yo kwa Kigali Boss Babs. Banabishimiye abantu rwose bana ko bishimye mwakoze ntago twari tuzi ko mwamuri hano mungana gutya ni by'agaciro kuri twebwe bitweretse ko hari ukundi kuntu nyine mu supporting cyangwa se mu dufata. So reka mve hano kwa Kigali Boss Babs noneho tujye no hariya hirya kwa Zari ndetse na Muyango Claudine ukuntu byari bimeze urebe nawe ukuntu byari bimeze. Hamwe n'umukara handi n'umweru. Ese koko ibyo ari yakuri yaje kuba avuga ko iyi wabushonda umukara byaje kuba katurebe uko byari bimeze.
tupata makubide kwa leo. People from Tanzania, Kenya, Uganda, twende maso. Somebody say sorry, we wanna party. Sorry, you wanna party. The party has started officially. Thank you, manager Anthony. I would like to show you the manager starting. Anthony, come on, say something to the people. What up, Rwanda? Let's party. First of all, hano MC yo mugiye kwa KBB, MC ali DJ and Phil Peter. So no kuvuga ngo noneho hano kwa Kigali Boss, hano kwa Zari, hano byari ibintu biteguye neza cyane. Hano The Wave aho igitaramo cyari cyabereye, ubona ko bari babukereye ngo bari kumwakira Boss Babes, Boss Lady, Zari abakeye ariko za mafoto bari bamufotoye. Kuba bitari byo rero nibonera kumbona uyu mwana cye ameze neza, ahubwo abantu bamufotoye sinzi ukuntu bameze. So uri kubona ko naho ubwitabire bw'abantu bwari hejuru, abantu bari benshi nanone rwose ubona ko yaba hano yaba no kwa Kigali Boss Babes abantu bari bahari ariko nkuko muri kubiranga mu mashusho aho ngaho The Wave aho Zari yari ari, ubonaga ko abantu babukereye, umwe barabambaye bameze fresh, ibintu ni waneza. Uri kubona ko nta hantu biri gupfira, ibintu byose biryoshye. Ibintu byari mu nanjye, ubona ko abantu babukereye bakereye kwishima. Rero dukomeje urareba ko urabona ko MC Nario yabiryoheje kabisa, nawe yerekanye ko ari MC umaze kugera ku rwego rushimishije hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubona ko ari umusore murabizi agikorera kuri Flash TV, agihypinga, then abivamo amanza ararokoka arakizwa nyuma y'amezi runaka yongera bivamo, ariko byose byo tuyapfa kuba agakiza abonye akigafite cyangwa se akikagendana. So rero ubu yinjiye mu bintu bya sinema, ariko nanone ntabwo nawe asigaye hosting nyine cyangwa se nawe akaba MC ahantu cyangwa se agahipinga ahantu. Ubona ko ari ibintu byari biryoshye hano kwa Zari, The Boss Ladies, imyambaro abantu bakeye, buri kimwe cyose gihari. Nibutsa ko table yanga yari $1,000,000 n'ibihumbi 500 yari ihenze, mu gihe kwa Kigali Boss Babes table yari ihenze $5,000,000. Ahantu hambere Boss Babes bakubitiye inshuro hano kwa Zari nuko aba famous bamo hano imbere mu gihugu, ibyamamare bya hano imbere mu gihugu byose byari bibereye kwa Kigali Boss Babes. Nyine abantu bajya ahantu bakuru abantu bakavuga ni umuntu ari buruze bande, urumva hari bad drama, Debena Pamela, Ami Dimples, Okama, Phil Peter n'abandi benshi, Dani nanone yewe ibyamare byose, abahanzi bose abo muzi nyabo twita aba public figure bose bari bibereye hariya kwa Kigali Boss Babes. Ndeka ko ari nacyo kintu iyi show ya Kigali Boss Babes yarushije ingiyo kwa Zari, kubera ko famous bose ibyamare byose byari byibereye bya hano imbere mu gihugu, byari byibereye hareka Kigali Boss Babes. Nkuko ari yakuri yabivuze, yari yabyizeye neza, yarazi ibyo yakoze, yavugaga ni iyiri wabishonda umukara, kandi koko byarangiye ushonze ibyamamare byose arabyikubira. Nta cyaba reka mubwire uze kureba mu ma videos nazanye cyangwa se mu ma videos ari hariya, urebe ko kwa Zari The Boss Lady hari umustar n'umwe hano w'imbere mu gihugu nibura waruriyo. N'abantu yes bitabiriye, yes abakire nyine bari inyuma ngo mu marido tutazi, ariko ibyamamare byinshi hano mu gihugu cyacu byari byibereye hariya kwa Kigali Boss Babes. Nyeka ko ari nabyo ari nacyo cyonyine wavuga ko Kigali Boss Babes yarushije kwa Zari, ariko nanone akavuga ko kubinjira agatubutse Kigali Boss Babes nshaka kwinjira agatubutse kubera ko bari hakubise n'aho huzuye kandi table zabo zari zihenze.
iya nyuma yagashyira kuri miliyoni imwe, ahandi nyine ari mu 30 na gutyo nyine hahandi hinkora mutima zazajya kuvuga ko gufata miliyoni imwe ngo ikore mu mufuka uyishyure. So rero ni cyo Kigali Boss Babes barushije kwazana na Muyango, ariko ahandi rwose ubwitabire bwari buhari, ubwitabire ku mpande zombi bwari buhari. Zari ubona ko yishimye ameze neza mu myeru rwose, hari shaka nkubwira abantu bafite amafaranga barayarya, nawe ntiyagira uzayarye nayawe azaba yaravunikiye, ariko uzarya wavunikiye, ntuzarya amafaranga utavunikiye. Buriya amafaranga utavunikiye ntabwo aryoha mon frère, amafaranga aryoha nayo wavunikiye, amafaranga aryoha nayo wabiriye icyuya. Amafaranga araryoha niba uri kuyarya wumva uri proud yawe, n'Imana ivuga wego warayakoreye yarye. So rero nuko comparison yari imeze hagati, nakuretse ko kwa Kigali Boss Babes byari bimeze, mwereka kwa Zari na Muyango ukuntu byari bimeze hariya The Wave. Ubona ko nyine kabisa abantu barategura, byari biteguwe neza, protocol iri ku rwego rwo hejuru, ibintu byose bimeze neza. So mwibutsa ko kare ugomba gukora like, share, subscribe kuri no channel yacu ya Beka Babra. Komeza rero ukuntu byari bimeze hano kwa Kigali Boss Babes ndetse no kwa Muyango ndetse na Zal the Boss.